Nanone kandi ni mu gihe twitegura Shampiona y'isi y'isiganwa ry'amagare. Ni The QuickTimes News, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tukajya dukomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya. Ni gare rero ya Nyanza, aho byavuzwe yuko gare ya Kicukiro izimurwa mu gihe cya Shampiona y'isi y'amagare. N'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Boniface Rutikanga, aho yatangaje ko mu gihe Shampiona y'isi y'amagare izabera i Kigali kuva tariki ya 21 kugeza 28 Nzeri 2025, gare ya Nyanza ya Kicukiro izimurwa bitewe nuko aho iherereye ari ku muhanda uzanyurwamo n'abasiganwa. Reka rero iyi nkuru tuyive imuzi n'umuzingo. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com, aho bivugwa yuko yabitangaje televiziyo y'igihugu ku wa 10 Nzeri 2025, ubwo yasobanuraga uko abantu bakwiye kwitwara muri icyo gihe cy'igihugu kizaba cyakiriye abashyitsi benshi mu irushanwa rizaba ribereye muri Afurika ku nshuro ya mbere. ASP Rutikanga yavuze ko nubwo hari imwe mu mihanda izaba ifunze, hari izindi nzira zateganyijwe ahantu bashobora kuzanyura bakabasha kugera aho bagiye, ndetse ko n'isiganwa nirijya risoza imihanda izajya yongera igafungurwa. Mu magambo yiwe rero yakomeje agira ati, rero ubuzima buzakomeza kandi aho rizajya ritambuka imihanda izajya ihita ifungurwa. Birumvikana ko ntabwo imihanda izafungwa icyumweru cyose, nirisoza izajya ifungurwa ubuzima bukomeze. Ubuzima bwa nimugoroba buzakomeza ndetse naho basoje mbere ubuzima buzakomeza. Yavuze ko nanone bizatangira muri rusange ku wa 6 tariki ya 20 Nzeri, aho abakinnyi bazimenyereza mu mihanda bazakoreramo iri rushanwa. Mbere yuko irushanwa ritangira rero ku cyumweru tariki ya 21 Nzeri 2025, kuri uwo wa 6 imihanda izakoreshwa ni ukuva kuri BK Arena, Control Technique, Simba Kimironko, kwa Rwahama, kwa Lando, Prince House, Godiar Sonatibe, Kicukiro Centre, Nyanza Gahanga, Nyanza ya Kicukiro Centre, Rwandex Kanogo, Peage Rompo ya mu mujyi nini, kwa Rasta ku Muvunyi, Kigali Convention Center. Kuri uwo munsi kandi yavuze ko hari abandi bazaba banyonga byo kwinezeza, aho bo bazahaguruka kuri KCC Gishushu Nyarutarama, MTN Centre mu Kabuga Nyarutarama, La Frontière bazenguruka ikibuga cya golf, SOS Minagri Kacyiru, Iyoka Rib Midi Hills, kwa Muvunyi ndetse bakagaruka KCC. Yavuze ko rero ahanini no mu gihe cy'isiganwa nyirizina iyo mihanda ariyo izifashishwa n'abasiganwa. Avuga ko by'umwihariko nka gare ya Nyanza ya Kicukiro izaba yimutse mu gihe cy'iyi Shampiona, kuko ahari iyi mihanda uzifashishwa cyane muri iri siganwa. Mu magambo yiwe yagize ati, gare ya Nyanza izimurwa. Bavuze ko yajya ahantu hirya Canal Olympia. Muri iyo minsi bazaba bakorera kariya gace mu gihe irushanwa rizimuka. Ritagikoresha kariya gace nibwo gare izakomeza aho yari isanzwe. ASP Rutikanga yavuze ko by'umwihariko ku bantu baturuka mu karere ka Bugesera, bitewe nuko umuhanda usanzwe uzaba ukoreshwa cyane n'abasiganwa, bashobora kujya banyura ku mugendo bagatunguka kuri Canal Olympia ku irebero, bagahita bamanuka imbere ya kaminuza ya UTB, ubundi bakaba baca i Nyamirambo mu Miduha, cyangwa akaba yaca i Gikondo Sajemu, Rugunga, Kiyovu ndetse no mu mujyi. Naho kubava mu burasirazuba bashobora kuzifashisha umuhanda wo kuri 12 Kigali Parents Kimironko
Kibagabaga, ku Mavaze, Kajugugu, Itexirwa, Kinamba, Yamaha, Nyabugogo ndetse no mu mujyi. ASP Rutikanga yavuze ko nko mu minsi wa mbere wisiganwa imihanda izafungwa guhera saa 2:30 za mu gitondo ifungurwe saa 11:15. Ibyo bishobora guhinduka bikabana mbere yaho cyangwa nyuma yaho gatoya, cyane cyane irushanwa rishobora kurangirana vuba tukaba twafungura mbere ho basoreje, ntabwo tuzarindira, tuzahita dufungura. Mu rwego rwo kubacungira umutekano, inzira zose zinjira mu mihanda bazanyuramo zizaba zifunze, kandi ikindi amasaha yose y'ijoro imihanda izaba ifunguye. Tubibutse ko shampiyona y'isi y'amagare ni ngarukamwaka yitabirwa n'amakipe y'ibihugu. Umukino wo gusiganwa ku magare itegurwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'uyu mukino ari ryo Union Cycliste Internationale UCI. Irizabera mu mujyi wa Kigali kuva tariki ya 21 kugeza 28 Nzeri 2025. Ni rimwe mu masiganwa azaba akomeye yabayeho, kuko rizaba rigizwe n'inzira y'ibirometero 267 irimo akazamuko ka metero 5475. Mu gihe tubashakira andi makuru hajyanye n'iri siganwa hajyura igihe gitoya ngo ritangire, ndagira ngo wowe utarakanda kuri subscribe ni The QuickTimes News nakagaruka. Nta kindi usabwa rero uretse kureba aho hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tukajya dukomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya.